Kuri ubu mu Rwanda hari kumvikana inkuru ibabaje abantu benshi. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'urupfu rwa Pasiteri Theogene benshi bitaga inzahuke, ariko kandi nawe akaba atasibaga kubishimangira. Uyu mugabo ukunzwe n'abatari bakeya, wamamaye cyane mu itorero rya ADEPR, yigisha atanga ubuhamya bw'ibyamubayeho, aho yagiye yumvikana cyane avuga ibijyanye n'ukuntu ngo yajyaga ajya gusenga akabwira Imana ati, Mana uriryamiye mu ijuru n'agahungu kawe ati genza kunyica. Ibi ngibi hamwe n'ubundi buhamya bukomeye kuri ubu ngubu ntago bizongera kumvikana uyu mugabo abyivugira kuko yamaze kwitaba Imana. Aya makuru kandi yemejwe n'abantu bari kumwe n'uyu mugabo. Uyu mugabo bikekwa ko yari yagiye muri Uganda, ariko kandi ngo ari mu nzira ari kugaruka, ari kumwe na bagenzi be, ndetse ngo ari kumwe n'abandi bashyitsi, ndetse ari kumwe n'umuhanzi witwa Donati usanzwe ufite ubumuga bw'akaguru. Ubwo ngo bari bari kumwe, uyu mugabo yaje kwikorera cyangwa se uyu mugabo yaje gukora impanuka. Uyu mupasiteri yakoze impanuka ikomeye cyane ubwo yari avuye mu gihugu cya Uganda, akaba yari kumwe n'abashyitsi nk'uko nabikubwiye. Aba bashyitsi nanone bakaba bari kumwe n'umuhanzi Donati ufite ubumuga bw'akaguru. Ahangaha rero niho uyu mugabo ngo byaje kurangira ko yitabye Imana. Ibi bikaba byatangajwe n'aba bantu bari kumwe n'uyu mugabo ubwo yakoraga iyi mpanuka. Aya makuru yatunguye benshi, tugikorera ubucukumbuzi. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, ave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ko nzapfaseka ngewe banza no kurangwa urumva oya nzagira mu ijuru se, ariko se twese tuzapfa, ruzatura umusozi taba Yesu databuja nzamukorera ntacogora, izubundo n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mwisajya nyiragiza, aza mpamagara ngeze mw'ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, izubundo. Rero nyine hasi indi modoka irabagonga, habashije kuvamo umuntu umwe mu modoka ari muri koma, ariko we n'abandi bamama babiri imodoka bagiye hejuru, ibintu byanze kuvaho n'ubu ngo ntabwo iravaho, nyine byarangiye. Ubwo rero abandi bari mu nzira nyine bajyayo, twe turagenda mu gitondo. Ni inkuru y'incamugongo. Bene data bakundwa inshuti z'umusaraba ukurikira Imandanyuma TV, nk'abavugabutumwa, abakozi b'Imana, abantu bakunda umurimo w'Imana. Ni igihe cy'umwijima gikomeye cyane, ni igihe kidasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Ijwi rero twumvishije ni ry'umudamu wa Pasiteri Theogene, nawe aremeza iby'urupfu rwe yuko byamaze kurangira. Mu by'ukuri iyi nkuru ni iy'incamugongo. Amakuru twabashije kumenya ni uko bishyira hafi
mu saa sita mbese bishyira uyu munsi tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo bahuye n'imodoka bisi ya Simba. Ubwo rero yakubise imodoka bari barimo bava Uganda, maze rero kuyikubita madamu we ari guhamya neza yuko yagiye nyine ikubita imodoka bari barimo ishinga neza aho bari kuvuga ngo imodoka bari barimo harokotse umuntu umwe gusa nawe uri muri koma. Biravuga ko ari umuhanzi bari bazananye, ariko we kuko ngo Theogene ntiyagiye wenyine, ahubwo yapfuye ari kumwe ngo abandi badamu babiri nabo bapfuye bajyanye nawe. Imana itugire neza cyane. Mu by'ukuri hari ubutumwa butandukanye bugenda kugenda butambutswa hirya no hino ku masosho media. Hari umuvandimwe, ni umunyamakuru yitwa Prince Robert, duhoze tuvugana kuri telefone. Imana yamucishemo ibintu bikomeye, twaje tubagezaho ikiganiro cyose, mwumve ibintu Imana yari yamubwiye, none murebe ibintu bibaye. Bene data, mwitonde, mwirinde. Uwiteka avuze ko agiye kunyura mu gihugu cy'u Rwanda, none dore birabaye, biri kuba, kandi mwitegure n'ibindi biraje. rero urimo uranansetsa ko nzapfa nseka ngewe, banza n'umurambo wanjye gupfa ntabwo ari none, urumva? Oya, nzagira mu ijoro se, ariko se twese tuzapfa. Ari uzatura nk'umusozi nawe winjijije mu mibabaro yose. Yanyitaga Sherina, n'uyu munsi aracyanyita Sheri. Twamaze imyaka 10 n'amezi 6 tutagira ibyo kurya, ntabwo yigezana. Urabona iyo atari kubona umuntu, uyu niwe Sheri wanjye, Madamu Mona Pose. Sinkwemera mwana.